Yes, mbaye ikaze rero nk'ibisanzwe akaba ari Mr. Tore kuri buri munota TV. Niba rero ugamba igeze kuri channel rwose tugwaye ikaze ukande subscribe ufungura inzogera ntugacikanwe n'amasomo atangirwa hano umunsi ku wundi. Yesanga rero twibanda ku Icyongereza cyane kuko urabizi Icyongereza kiri mu ndimi zivugwa cyane ku isi. Yes, kiri mu ndimi zatuma rwose ubuzima burushaho kugenda neza cyane. Niyo mpamvu rero nushaka kwiga ururimi rw'Icyongereza rwose wowe fugure akazogera ujye ubona inama za buri munsi kuri ururimi rw'Icyongereza, amasomo ya buri munsi. Yes, dufite WhatsApp group. Rwose kwinjiramo n'ubuntu. Wowe icyo usabwa gusa no kujya muri comment ya video, hanyuma rero muri comment ugahita ubonamo link banapininze, iyo link ukayikirikaho ugahita ukora join. Yes, ukajoininga muri iyo group. Nicyo uzasanga muri iyo group. Iyo group rero usangamo ibintu byinshi cyane kandi byingira akamaro. Uzabona abantu muzajya muganira ururimi rw'Icyongereza. Hari igihe rero ushobora kuba wiga ururimi rw'Icyongereza ariko udakora practice, utavuga bitewe n'icyo, ukavuga uti naho kukivugana uhari. Aho ngaho ugezemo rero rwose urisanzura. Yes, niyo mpamvu rero rwose ari by'ingenzi kuba wajoininga muri iyo group. Si ibyo gusa ubona amakuru umunsi ku wundi uko dupostinze video, si ibyo gusa kuri gupostinga video, ahubwo hari n'amasomo atangirwamo nayo yihariye ku bijyanye n'ururimi rw'Icyongereza. Kwinjiramo n'ubuntu, nta kintu usabwa rwose, na limitation. Wowe icyo usabwa ni ukuvuga uti ndabishaka gusa, hanyuma ukakora join. Jya muri description ya video cyangwa se ujye muri comment rwose ukande link hanyuma ujoininge rwose kugira ngo ntugacikanwe umunsi wundi. Yes, nabatende rero uyu munsi somo ry'uyu munsi tugiye kwiga daily habits for rapid English improvement. Ingeso za buri munsi, imyitozo ya buri munsi ukwiye gukora kugira ngo mbese ube improved mu Cyongereza, uve ku rwego rumwe ugere kure, mbese uhita wihuta ugere kure muri rurimi rw'Icyongereza. Reka dutangire rero dusoma. Ahangaha ni audio book cyangwa se video book. Yes, biba bibiri combined, byose bari kimwe kuko uko usoma uba uri no kumva. Yes, uko dusoma uba uri no kumva, nawe uri kwibona ibyo turi gusoma. Urumva rero ko ari ibintu byiza cyane. Yes, reka dutangire rero. Hano rero igitabo cyiza cyane kivugiye kuvuga ku bijyanye no kuba wakimprovinga mu rurimi rw'Icyongereza bitewe n'izi ngeso za buri munsi uzajya ukora. Batangira batubwira bati most learners think English is only about grammar books and vocabulary lists. Ngo rero ahangaha abanyeshuri benshi biga ururimi rw'Icyongereza baba batekereza yuko Icyongereza ari ugufata ibitabo by'amagarama byinshi cyane, mbese ukavuga uti ngiye kwiga grammar mu Cyongereza, ukafata vocabulary, amagambo menshi cyane buri munsi, ukajya mbese utegura list y'amagambo runaka uvuga uti urashaka kwiga Icyongereza, ugasanga ufashe nk'amagambo 1000 kugira ngo umenye Icyongereza vuba. But here is the truth. Ngariko hano hari ukuri. English is a skill. Nganga Icyongereza no bumenyi. And like any skill, nk'ubundi bumenyi, urugero nk'uko wakiga piano. It improves with consistent daily practice. Nganga rero Icyongereza kigera kure cyane ugera ukimenya uko ukora imyitozo ya buri munsi. If you want to speak fluently, you need to create habits that make English part of your life. Ngara rero ushaka kuvuga Icyongereza neza, hari ingeso ukwiye kurema kugira ngo Icyongereza kibe ubuzima bwawe. Ushobora gutuma Icyongereza kiba ubuzima bwawe. Not just part of your classroom. Apana kuba igice cyawe cy'ishuri gusa, igihe cyose ngo ngomba kwiga Icyongereza, no, ahubwo bikaba ubuzima bwawe, ukaba utari uwiga ahubwo ukaba ari umuntu ubana n'Icyongereza. Yes, reka turebe rero ingeso cyangwa se umwitozo wa mbere ukwiriye kuba wakora. Yes, umwitozo rero nguyu, speak out loud every day. Ngangaha rero vuga Icyongereza buri munsi. Vuga buri munsi inshuti yanjye, iki kintu gishyira mu mutwe. Buri munsi vuga Icyongereza. Nujya kujya mvuga ute se navuze Icyongereza? Yes, katusobe. Don't just think in English. Unugatekereze gusa mu Cyongereza. Yes, say it. Ibyo utekereza unabivuge. Bivuge. Niba utekereje utashaka kugenda mu Cyongereza, bivuge. Even 5 minutes of speaking daily is better than 2 hours once a week. Nganga rero ukabona wavuga iminota 5 gusa ku munsi, ngo ni byiza cyane kurusha kuvuga amasaha 2 mu cyumweru. Batanze urugero, example, when you are making a tea, ngiye gukora icyayi, ugomba kuvuga I'm boiling water. Ugomba kuvuga uti ndi gushyushya amazi kugira to asebure. I will add the sugar next.
ndaza kongeramo isukari. I think I need more milk. Ndatekereza ko nkeneye amata menshi. Urumva ahangaha aho kugira ngo ubitekereze mu mutwe urimo urakora icyayi, gerageza ubivuge mu magambo. Nicyo hano bakubwira. Niba uri guteka icyayi vuga uti mbese nateretseho amazi negereje yuko asebura. I'm boiling water. I will add sugar next. I think I need more milk. Ndateka nkeneye amata menshi. Mbese ibyo uri gukora binabitekereza mu Cyongereza. Ibyo rero unabivuga. Yes, ibi rero biragufasha cyane. Witekereza mu mutwe gusa ngo I'm cooking. No. Ahubwo bivuge. Yes, bivuge. You are not waiting for a partner. Nganga ngo ntago utegereje wa muntu muzajya mukivugana. You are creating your own English world. Nganga ari kurema isi yawe y'Icyongereza. Urumva rero ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Niba uri mu cyumba urano wenyine ivugisha mu Cyongereza. Ibyo birafasha cyane. Yes, ikindi kintu rero ni ikihe? Ikindi kintu ukwiye gukora icya kabiri kizatuma Icyongereza cyawe kigera kure kandi byihuse. Shadowing native speakers. Ahangaha rero kwigana bano bantu bavuga iki Cyongereza kavukire. Yes, ururimi kavukire rw'Icyongereza. Bano bantu baba barakivukiyemo bakivuga, ugomba gufata umwe mu bantu yakunda kubukurikira nko kumbuga nkoranyambaga uburyo avugamo, ugatangira kuba wakora cyitwa shadowing, kumwigana uburyo avugamo. Yes, ntago ari kugira ngo uvuge nkawe, ahubwo ni ukugira ngo witoze nawe kuko ukuvuga mu rurimi rwawe wavukiyemo bitandukanye n'urundi rurimi waba uri kwiga. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ngo witoze injyana, intonation, uburyo bavugamo mu Cyongereza. Yes, imikaya irahinduka, uburyo uvugamo, ubwonko bukaba trained, ibintu byose rero bikarushaho kugenda neza naho handi uko ukora shadowing ariho hava ngo pronunciation, kwa kundi upronouncing ikintu uvuga amagambo runaka mu Cyongereza birushaho kugera kure hando ukivuga rwose abantu kuvuga ati umuntu ururimi aratubeshya ruvukiye. Yes, batana rero barakubwira bati choose a podcast, movie or speech. Yes, kuri speech umuntu runaka ukunda cyangwa se podcast cyangwa se movie nareba filimi runaka. Rero aho ngaho mu gihe uri kubakurikira ubwo mukuramo umuntu umwe, yes, ariwe uvuga urwo rurimi kavukire, hanyuma rero ugatangira kumwigana. Yes, barakubwira bati shadowing ikorwa gute? Aha barakubwira ati play 5 cyangwa se 10 seconds. Hangaha rero ngo kina video mu masegonda 5 cyangwa 10, hanyuma rero igikurikiraho ni iki? Pause. Wita ufata agapause ho gato and repeat exactly how they say. Hanyuma rero utangire ubigane uko bavuga nabo. Mbese hano barakubwira bati intonation, cyitwa intonation, rhythm, uburyo avugamo ibintu. Yes, uburyo avugamo azamuka mwijwe agabanya ijwi. Yes, rero biragufasha cyane. Yes, angaha bashobora kukubwira nk'urugero hano nka dialogue example. Angaha nk'ikiganiro wenda runaka, podcast says. Angaha rero nk'umuntu ushobora kuba uri kuri podcast ushobora kuvuga uti I couldn't make it yesterday, ngo sinari kubikora ejo. Yes, hanyuma rero wowe ugahita ukora repeat, you repeat I couldn't make it yesterday, nawe ugahita umwigana. This builds native like flow in your speech. Ibiro bituma nyine nawe rwose umera nk'uri kuvuga ururimi kavukire. Yes, mbese uko ugenda ubigana ni hahandi uzajya uvuga rwose pronunciation yawe ikaba ari nziza cyane ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bituma mu rurimi rw'Icyongereza ugera kure cyane. Yes, indi habit ya gatatu ni iyihe? One vocabulary notebook rule. Ahangaha rero gira ikayi. Yes, gira ikayi uvuga uti iyi kayi ngenzanyishyiramo vocabulary runaka. Bakubwira bati stop collecting thousand words you will never use. Stop collecting thousands words you will never use. Ahangaha rero ngo hagarika. Hagarika kuvuga uti ngo buri munsi ndashaka amagambo 1000 ni utazigera ukoresha. Ahubwo barakubwira bati write just 5 useful words, phrases daily and use each at least once in your own sentence. Ahangaha rero barakubwira bati ahubwo reba amagambo nk'atanu y'ingenzi wabonye uwo munsi. Urugero ushobora gusomaga igitabo ubona amagambo y'ingenzi ya nyayo kandi akoreshwa cyane. Ahangaha rero ngo utangire uyakoreshe mu nteruro zawe. Urugero wenda abonye ijambo ryitwa overwhelmed. Ubonye ijambo ryitwa overwhelmed, interuro yawe, your sentence, interuro yawe uravuze uti I felt overwhelmed by assignments
yesterday. Ngaha rero numvishe rwose ndi muri ijambo overwhelmed bivuga kuba ufite ibintu byinshi bikuri ku mutwe. Yes, ubu uri overwhelmed. Ntabwo ari kuvuga ni ibintu bifatika bikuri ku mutwe, no, mbese ufite ibintu byinshi gutekereza muri wowe, wabaye overwhelmed, ufite umurundo w'ibintu byose uri gutekereza. Yes, ngaha rero yavuze ati I felt overwhelmed by assignments yesterday. Mbese hari imikoro yari afite, iyo mikoro rero yari afite ejo hashize, mbese yumvaga ari umurundo, mbese nta mahoro yari afite, yumvaga ari umurundo rwose, yabuze ibyo afata n'ibyo areka. Yes, rero urumva iyo wize iryo jambo rimwe ku munsi cyangwa se amagambo angahe, uba ugomba kwiga n'uburyo akoresha, ugatangira kwitoza kuyakoresha. Rero ngo imyitozo nawo urafasha. Umwitozo rero wa kane ni uwuhe? Think in English. Tekereza mu Cyongereza, my dear friend. Wigerageza ngo ibintu byose kubitranslatinga. Uvuga uti niba nshaka kuvuga ngo nshaka kugenda, ubanze mu mutwe utegeye ngo ndashaka kugenda. Ni gute tuvuga ndashaka kugenda mu Cyongereza? No. Anga rero barakubwira ati translating slows you down. Anga rero ibintu byo gusemura, kugenda usemura muri wowe mu mutwe ukavuga ati reka mbane numve uko babisemura. Niba utekereje ikintu mu Kinyarwanda ati bakivuga gute mu Cyongereza, ibyo rero bituma rwose udatera imbere, utazamuka. Start with simple thoughts. Anga tekereza, tangirana n'utuntu duto cyane. Igiza kibi kiye bituma rero utangira kwitoza gutekereza mu Cyongereza nyine. Uko bihagarika no gutekereza mu Cyongereza mbese niyo si wirirwamo. Ikintu cyose ugatukivuga ako kanya uri kuvuga ururimi rusanzwe nyine usanzwe uvuga. Yes, anga rero bizagufasha cyane. Niba wenda ushaka kuvuga ngo ndashonje, hita uvuga uti I'm hungry. I'm hungry, I need food. Ndashonje, nkeneye ibyo kurya. Barakubwira bati even broken English in your head is better than translating. Nganga rero kabone nawe wavuga cya Cyongereza nyine kimwe gipfuye ukuntu. Yes, anga rero ugomba gucika intege ngo kuko ni byiza cyane kuruta uko wasemura utangira kuvuga gutekereza mu rurimi rwa kavukire. Yes, rero undi mwitozo wa gatanu no we witwa record yourself. Yes, recording wowe ubwawe. Record yourself. Recording wowe ubwawe. Record 1 minute speech daily. Your day, your opinion. Anga rero ufata nk'umunota umwe nawe uvuga akaganiro, ukora ikiganiro runaka uko umunsi wawe wagenze. Yes, biro biragufasha cyane. Barakubwira bati listen again. Noneho nyuma yo kwirecordinga iyumve. Notice pronunciation, speed and grammar. Anga rero tangira wibande kuri no pronunciation, ukuntu uvugamo amagambo, umuvuduko ndetse n'amagambo uri gukoresha uko uri kuyakoresha. Ibi rero ngo bizagufasha cyane. Over time you will hear yourself improving. Nyuma y'igihe runaka uzajya wumva urimo uratera imbere. Yes, urugero practice talk for 1 minute. Anga rero ivugishe, vuga umunota umwe gusa. Uvuga uti today I woke up early. Uyu munsi nabyutse kare. I studied English for 30 minutes. Anga nize rero Icyongereza mu minota 30. I feel proud of myself. Mbese ndumva rwose nezerewe, nifite ishema njyewe. Yes, rero urumva ni ikintu cyiza cyane. Byo byonyine wirecordinze wumvisha ukuntu wavuze, ibi rero nagutera n'imbaraga, bigatuma rero ku rurimi rw'Icyongereza utangira kuzamuka cyane. Yes, rero undi mwitozo wa gatandatu nuwe witwa micro reading and listening. Yes, anga rero gusoma ndetse no kumva. Yes, buri munsi rero ugomba kwitoza gusoma ndetse no kumva. 10 minutes daily is enough. Anga rero iminota 10 ku munsi ngibihagije. Don't wait for hours you never have. Witegereza amasaha udafite. Read news, soma makuru, listen to a podcast, wumve bino biganiro kuri podcast, or watch a YouTube video. Hanyuma rero urebe ama video yo kuri YouTube. Focus on quality not quantity. Wereba ku kwireme, reba kwireme n'icyo uri gukuramo. Apana kuvuga ngo nizi ibintu byinshi cyane. No, duce twiza kuruta byinshi nta kintu wakuyemo. Example, read one BBC article. Anga rero soma nk'igitangazamakuru BBC yashyizeho wenda cyangwa se amakuru BBC yatangaje. Underline 3 phrases. Hanyuma rero urebe amagambo 3 ubona nyine ari meza cyane rwose wakoresha wungutse muri iyo article. Hanyuma rero repeat them aloud, utangire uyasubiremo. Yes, uyasubiremo ujye kwitoza amagambo akoreshwa gute cyane, bizagufasha rero. Yes, ikindi kintu rero ni ikihe? Use English socially. Anga rero koresha my dear friend Icyongereza
mbese na environment na environment ubana nayo. Yes, mbese muri rusange muri societe koresha Icyongereza. Barakubwira bati join a WhatsApp group, Telegram, Discord group in English. Ngi WhatsApp group twebwe nayo bababwiye dufite WhatsApp group. Iyi WhatsApp group rero byose niho bikorerwamo. Rero why joining WhatsApp group yacu. Yes, nkomeza kubibabwira ari rwose. Aho ngaho no wisanzura. Urumva rero ni inama ya 7 nziza cyane wagira kugira ngo Icyongereza cyawe kizagere kure. Comment on YouTube videos in English. Niba hari YouTube za video uri kureba, yes, video zo muri YouTube uri kurazo mu Cyongereza, yes, teraho comment niba wayishimiye, teraho comment rwose. Yes, ibi rero biragufasha cyane. Interaction rero iki kintu ni cyiza cyane. Yes, kuko iyo utari muri groupe cyangwa se hari ahandi abantu bavugirana n'abandi bantu mwavugana Icyongereza, ukora haba ikitwa isolation. Bumva uri muri mukato, mbese nibyo uri kwiga kumva nta mbaraga kuvuga uti ndimo ndabyigira ubusa nziganiriza. No, nakubwiye ati join WhatsApp, ugere muri WhatsApp yacu rwose, ujye muri comment aho nyuma rero mba napininzemo link, hanyuma rero iyo link ikandeho nawe joining ujye rwose ugana n'abandi bantu bavuga ururimi rw'Icyongereza for free. Mbese iyo WhatsApp group twayiremeye ku buntu. Yes, ku buntu rwose. Wowe icyo usabwa ni umuhate ni ngo bushake bwo kuba wagiramo. Yes, rero reka dufungira ahanga. Basoza batubwira bati fluency isn't a dream. Anga kuvuga neza ntabwo ngo ari inzozi. Vuguti nukubirota. It's daily choice. Na mahitamo ya buri munsi. If you build these 7 habits in your routine, nganga ari nubaka imyitwarire 7. Izi ngeso 7 ukazishyira mu bikorwa bya buri munsi, ukagezekora buri munsi, you will see real progress in a weeks. Anga rero uzabona iterambere ryiza cyane mu byumweru bigiye kuza. No years, apana mu myaka. Remember, consistency beats perfection. Anga rero guhozaho rwose my dear friend bitsinda bikubita kuba washaka kuba nginungane ngino bikore neza. No, wowe hozaho gusubira uzabikora neza bizikora. Ndabashimiye cyane rero mugire ibihe byiza. Ni Mr. Tule kuri Burimunsi TV. Ciao ciao.